araceke jya umunsi w'urupfu. Oh, episode ya kabiri mugiye byananye episode ya mbere umugabo bamuhamagaye. Oh, byagenze bite? Hari abasore bari mu ishyamba barimo barwana, harimo abashimuta amatelefone niba ari abacomayi. Kurikira filime mugiye musobanuzi kira escape. Oh, ibintu by'amaneko. Yes arateke. Oh, sasa kabosi witukuje urabe ko yakavuye kwiba amavuta, uko yakavuye gushimuta amavuta. Hari amabandi yiba ubusa jawo gushimuta igikotoro, anyerera hano akata hano ahita arenganga aritsimba naho umudamu yamuzengereza niba yigendesheje kuri telefone. Abagabo baragwira kabisa, narahombye na betinza nabi. Umugore yaritujije filime yiswe umunsi w'urupfu. Tugaruke mu ishyamba. Dore biri mu ishyamba we gwiki nyagasani, uyu nasi kombiya turashize. Umukobwa ari hano agitambukaho ntiyakibona. Kurikira filime agitambutsaho ntiyakibona, kiramureba dore ukuntu kireba, ariko undi nawe agitambuka arongera aratambuka ntiyakibona. Nyagasani, ishyamba bimeze bite? Filime yiswe umunsi w'urupfu. Harya umunsi w'urupfu ni 40. Banza urupfu utagira iminsi da. Basura hano baracyari kurwana, agakigeze ka ongo back aracyari ku ifoto, kanago k'amasengeri. Basore babiri bari hano, sara arikaraga namba mu kirere aswata, sara ajya hasi tuzagiramo. Byarangiye ari ifoto. Tugareka ko muri hano, undi mama muri hano, umumama utuje. Yari umunsi umwe. Bimeze bite? Ni madamu pasiteri. Bimeze bite? Madamu mugenzi arisengera, ni wa muntu uhamagara Imana. Yarabwiye mujye musenga, mujye mwibuka ko Satani mugira atari niga yanyu, mwibuka gusenga. Genda senga. Turasenga. Data mwiza twese wo mu ijuru, utangiye gusenga. Data twese wo mu ijuru, iteka ni ryose n'umwe Yesu yateye inda. Shara sasa ndagira ngo ukurikire filime. Uyu mugore arimo asenga, hari ibintu yagiye yerekwa. Gasani Uwiteka Imana ari gusenga, hari ibintu yagiye yerekwa umugore umwe uri ahantu mu ishyamba, ari kumwe n'umwana umwe. Bimeze bite? Ibintu byo kubonekerwa ngira ngo murabizi, abantu twizera Imana. Arasengeye uriya ari kumubona. Uwiteka Imana nyiringo uwera wese yanagiye arahamagara. Hari abagore baba bazi gusenga. Apana mwebwe mujya kuzana abantu mwahuriye mu kabari, uyu mugore uramuzanye. Hari umugore uzana mugahita mukora akabari mu rugo tayari, ariko mugenzi nyir'uzazane n'umugore usengerega. Nawe se uraho ngaho bakwise mihigo, sinzi ibyo uhiga, urangije ugiye mu nzoga n'amafaranga. Aba bagiye kanyarira tutasenze rega biva mu gusenga. Warasenze uriki? Sasa umugore uri hano nawe arimo arabwira umwana ati warasenze uriki. Filime mujya munakuramo n'isomo. Umusore banza yarashatse kwigumura. Gusenga nimbona nampinduka ziri. Ngiye gusenga nimbona umva umwanzuro. Umusore kugira ngo nukwesha, umusore umwanzuro yafashe. Ngiye gusenga ejo nimbona nta mpinduka ziri ndahita mbivamo. Urabe umusore yafashe umwanzuro. Sasa ndagira ngo umugore aramubwiye ati mwana wanjye jya usenga, mugenzi gusenga ni byiza. Umusore aravuga ati ngiye gusenga ejo mu gitondo Satani nawe atarapfa, nawe agira guteza ibibazo mu isi, nzasubirayo. Ndamya ko Satani ari we musore. Reka nkubwire sasa, wowe wihambire ku Mana ibisubizo bizaza. Urumva?
Ya numa muri hano nawe arisengera ndetse bari kugira mugenzi umwana w'intama gusenga utisengesheje icyambere mugenzi n'ugusenga utisengesheje ati ibindi bizaza bimeze bite birimo mugenzi yiswe umunsi w'urupfu umusobanuzi nawe ni Gerard w'urupfu Gerard w'urupfu ya hano tugambirwe tuvuye gusenga. Okay. Reka nkubwire. Ihanumara amaji. Ejo ni mu gitondo tuba tuvuye gusenga sinzagaruka. Sane umwimariremo wese urebe kutabona impinduka. Aho uzahinduka. Wowe genda usenga Imana uyimariremo imbere n'inyuma yo kutabona impinduka. Uyu aracyahamagara. Umugore yarasenze. Manura imbaraga. Sinarya Yesu. Ho. Tukesha. Yesu. Ho. Mwana w'intama. Ya. Umugore yarasenze. Mama no. Akamana wirukanye Satani mu ijuru. Umaze kumwirukana. Umuzana mwisi wamwirukanye akagikuzimu. Gute yakunaniye. Urumva? Arasenga. Arangije ibyo amaze kwerekwa. Akuraho telefone. Ho. Umuntu yeretswe niwe nguyu yari babiri. Aramuhamagaye. Yamubonye ari mu ishyamba. Ashobora kuba yabonye ikintu kibi uretse gatoya. Bimeze bite? Ho! Muraho neza mukozi w'Imana. Mumeze bute mpano y'Imana? Yes nahimbaza kabisa. Twagiye gusenga. Turi gusubiza umwana ari gusubizwa. Ufite amakuru? Yake rwose ayo makuru ndayakira. Okay, mpereza amakuru yihutirwa icyambere na amakuru. Mwenzuza abanyamunwa bose. Abanyamunwa ba KNC akajya ku kinyamakuru akavuga kasanze umuturage yapfuye. Yapfa wari uhari ugahamba we. Aha turi ni muri Kongo. Wazi Gobia. Kurikira filime. Allo. Wiki umva. Yesu. Nyagasani. Tarambye ngo iryo shyamba nturijyemo. Ati iryo shyamba nturijyemo. Ati harimo imyuka mibi. Umugore yabyeretse ko we yababonye. Iriya shyamba twaribonye ko mugenzi. Twategeye kubona abantu barwana. Umugore arujuze. Umugore yuzuye umwuka kuri telefone. Turashize. Ho. Tugaruke hano. Mu rugo rumwe hari umusore. Sasa wa mugore hari ukuntu bafite udusore mugenzi tuba twarigize udusore ku ruhande. Udusore twigize twa yampano. Okay, kaburetse gaduceka gato. Bimeze bite? Ako kuki usanga utampamagaye? Iyo asanga umugabo byari kugenda bite? Mwamagaye inshuro zingahe wangu? Nagwamagaye inshuro zingahe wakufata? Ariko sinago wari ko umugabo ashobora kudufata. Sasa uyu mugore afite ukuntu ajya kubikora ku ruhande. Okay, uretse gatoya. Umubombeshya. Bagomba bumbwira twiza iki kandi umugabo ari no. Sasa ndagira ukurikire filime. Uyu mugore yikundira uyu musore. Uyu musore nawe yikundira amafaranga y'umugore. Ubundi reka tubivuge mu mvugo nyine y'Ikinyarwanda. Ubupfubuze sibyo? Ariko nawe usukuri ko mugenda. Umusore hano. Ipinda ryanjye twavuganye ntabwo twavuganye ku kiro. Ntabwo twapimye ikiro cyakuzura nkavuga ati ndagiye uzanyishyura. Umusore ara. Okay, reka nkubwire sibyo? Nuzi kuri agasore keza. Reka ngenda nagukunda reka babantu babarire none n'umugabo nayampa. Umugabo nayampa none mu kanya ndatinya kuherera. Nyohereza ngahe. Urashaka kusenyera wowe? Wiki ushaka kunsenyera wowe? None se bigenze. None ushaka bigenze. Okay, ngo urashaka iki basi? Ese ushaka iki? Ushaka amafaranga ari ku mwaka ka Nyagasani. Amafaranga. Angahe? Umaye magana nani cyo bya. Umaye ngo 200 byibura dupfa kuruta. Uduhumbi. Okay, vanga. Ese no kubona ikenere. Ya, ati ndayakeneye. Usore uri hano yigize nyine umupfubuze, yigize rutambi. Undi hari n'abahanzi cyane ngo bajya bakora ngo ko kazi. Kabose yapfura ibigisha. Hari umuntu nigeze numva ngo muri Ruhango ngo twasanze umutwe Kabose ngo yafashe ne ku ngufu. Uri bino bihere. Amazina nkayo ngayo niyo akora amabara mu Ruhango. Ukoze Imana turutse runaka aragira ati harahiye. Utagira ati harahiye. Umugore ari hano. Umugore arahanga byamucanze. Nafashe umwanzuro. Bamaze kumuburira we. Nafashe umwanzuro uko mama kujya kanyarira nkasenga none nkazamuka umusozi nkongera nkamanuka ibibazo bigatabishira. Urirayo nakaga. Ndahuriraho nakaga. Wiki. Ndikira. Ndahuriraho nakaga. Mwana wa agiye kureba umwana waramubura. Bimeze bite? Aramukubye. Manurengera ubwoko bwawe. Mana waroko yabisera yuko bambutse inyanja. Mana wahakiza abandi 1000.
umugire neza. Umufashe. Aro? Sasa ndagira ngo ukurikire filime. Umugire. Uko yagasenze, bambutse inyanza, bambutse umusozi. Aro? Jye. Wiki. Prescovia we. Turashize. Igikorwa kiraha, uri umukobwa, uri kuri kireba we. Aba ni bamwe twaze twumva ngo bapfiriye hamwe. Bapfuye bate? Yishwe n'iki? Sasa ni yangukurikire filime. Wa musore akiri kwiyakira uduceri umuma muri hano. Mushiki w'umugore uyu musore yavuye. Ariko kwaka amafaranga. Urukona muri mu trinete. Okay, ngaho nimuvuga amafaranga. Okay. Ndabareba. Genda. Urabe. Amaya kabisa. Ngomwa. Niko babivuga niko bya bintereka mukorane n'ibishitani. Bizu ya musaza wanjye buriya. Ngomwa. Nozare. Iminwa myiza iruta. Okay, ngaho mbwira. Ese birakureba. Ibyo birakureba, si ibyo birakureba. Ibyo birakureba. Urumva ngiye nabona umugore w'umuvandimwe wanjye. Ngaho mbwira. Azana ibintu. Umugore wa musaza wanjye agiye kuzana ibintu mu rugo, azana abasore anababwire ngomwa. Ibyo birakureba nyine. Umukobwa yaramwifatiye, amenye ko musaza we bamuca inyuma. Bimeze bite? Tangira gusubiranamo. Kandi njye kwiga. Urumva byite. Sasa reka nkubwire naho gatwe kameze nk'agatsinzino ka shitani. Ibyo bintu ndatangiye kumwihanangira. No mwageze. Sasa umukobwa uri hano nawe navuga nawe ni shitani muzindi. Ubwitinye umukobwa babwiraga kwita mu mutwe. Yungisha amagambo. Garuke mu ishyamba. Nyiri biruhanya. Imana yamukiza Abisirayeli uko bakambutse. Umukobwa afaye. Umukobwa w'umuzimu. Nyagasani. Yaririmbye n'akaririmbo ko mu gitabo we. Yewe biruhanya tuzakurira. Yewe tuzakuzamuka tukuminutse. Musare urabizi wari waminuka umusozi. Wari waminuka biruhanya. Umukobwa n'umusore bavindimwe. Kabonye ngo bapfiriye hamwe. Batangiye filime mugenzi. Bavuga ko bavindimwe ndetse ko baruhanya. Cyahano. Ntabwo nzaga kukwasi. Nyagasani. Ciao. Jeje. Iki? Reka kujya ku kazi. Umusore yatangiye gushaka gutaha. Urikiye filime. Ako mata ko bwije ubu twabonye mu byizi kweli. Ubundi biruhanyira he? Biruhanya kombi biranyira imbere. Biruhanyira imbere. Wowe canga tugende turuhanye. Majya kuruhanya. Bikira filime. Va mu byawe uze mu byanjye. Va mu byawe uze mu byanjye ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Ariko mujye munakizwa. Mufatemo mo yanyu mushyire amafaranga murundeho. Uve mu byanyu. Urumva? Ndikugusubiramo bakera kubisubiramo. Kubera iki se ijambo ry'Imana nzaribazwa ku kizanjye? Muzari bazo yifitiye ahangaha. N'iby'ubukene gusa. Ijambo ry'Imana nzaribazwa mu kizami muri perime. Ese ntabwo uzi ko Imana ikora ibishoboka kugira ngo iturinde. Imana iri kuturinda kuki tuba budahari. Iturinda he? None wavutse uri he? Wariremye. Utize. Ugomba gusenga. Wowe ugomba gusenga nta kintu ngutegetse cyo gushima Imana. Urumva? N'amasomo yararanye. Umva mwana. Bareka nkubwire ibicara ibintu mu byakubwira. Niba narakubyaye gisenga n'Imana yambyaye urumva? Narakubyaye waruzingo. Imana ubwenge Salomo ni wowe wavuze. Salomo ni wabivuze ibyo bintu ndetse Imana yose yavuye Lazaro aravura Yesu nako Mariya abatiza Bikira Mariya kwigare arya nako apfu tuba twasomye ijambo ry'Imana rega ryinshi. Iminsi 3 rimwe. Okay. Se ni ipantaro mba nambara ubona bayenda gutakara. Ariko rero kuri ipantaro mba narabapoke yatarwarizwa mu bintu by'Imana. Byabaye witireye kigize bogare. Ipantaro umuntu. Cyana cyabaye igize itari jawo. None se namba natatebeje umuntu abari kukibwira ngo akizwe kweri. Nakase ntagati. Ipantaro ya mbere ku maguru. Bamwe batunzwe n'ibure.
uzasenga uzamukuru okay nzabizirikana ko mu gitondo ngenzi byuka nyine mfate ku kantu je gusenga nyine ndi mu myuka na yumva uzasenga kandi bizakemuka uzasenga no mara gusenga bizakemuka mwana wanjye umugore arabwiriza umwana akamubwiriza umwana yanga gukira umwana shaba bafite ibifunga mutwe barafunze mu mutwe barawubanye Yena anasenya agatwe karagiye ku buryo ushaka gushidugura urufunguzo barataye rw'ubwonko karifunze oya gusenga mwana wanjye gusenga bigira umumaro utazagira ngo sasa ahantu bahagaze inyuma yaho hari igitambaro ho bayita waningi ho usipite igiswahili babyita usipite sibyo don't move ho yakabwirije bwiriza umwana ijambo ry'Imana rero riravuga ngo ziko iyo upfuye ujya mu ijuru sasa wajya mu ijuru ukongera ukajya ikuzimu sasa iyo uvuye ikuzimu Imana ibivugana na Satani ikambira ngo Satani nyohereza umwana wanjye Satani akakohereza akakujyana mu ijuru niba ikibwiriza cy'ubuzi kivuga narabwiye muzayoboka ijambo ry'Imana kuri channel twagira ati Empire ariko turi kuri Sere Media nako nihangane ya mwana uko yakaje bakimara kumubwiriza bageze hano ho sasa hano bari igitambaro kiri kiba cyawaningi niho abantu babiri bari bya mizi mibiri ho akagaka nagaki inde ho Nyagasani bimeze bite ese birarangira bite ho episode ya mbere byarangiye mugenzi wa mukobwa mu gihe cya so umugore ashwana n'umugabo aba nabo mu ishyamba bageze kuri warning ese bimeze bite Scovia arimo arabareba ndetse barakobwa n'ibizimu babuze mu ishyamba ugiremo nta urisohokamo tugeze kuri episode ya 3 erega hari banzo banana shonje filime yiswe umunsi w'urupfu ugendanye na ukurikire episode ya 3 channel yitwa Mugenzi Sere Media TV abari uzagira episode yacu umunsi w'urupfu ho ya ciao ndabakunda